uko mba nihuriye n'umukobwa Irene tubanza kwibera inshuti kwa kundi uhorana n'umuntu kwa kundi kandi urumva uvuye muri gereza niwe headline niyo bavuga cyane yego hari gushya kabisa urumva nari nanajagaraye nari mfite n'agacoma urumva duhura muri ibyo bihe. Urukundo n'ubukene n'ibibazo by'ubuzima nibyo Titi Brown yavuze ko byigeze kumugeza ku gahinda gakabije kugeza aho yumvaga ubuzima bumunaniye burundu. Uyu mubyinnyi wamamaye mu Rwanda yatangaje ko hari igihe yanyuze mu bihe bikomeye cyane ariko nyuma aza kubasha kongera kwiyubaka. Ese niki cyamugejeje muri aya makuba? Ese urukundo rwagize uruhe ruhare muri aya mateka ye? Kuki yavuze ko yahisemo kureka gukunda abakobwa ahubwo agahitamo gukunda igihugu? Ese kuki yavuze ko atiteguye kongera kujya mu rukundo? Kandi se Nyambo Jesca yaba yaragize uruhe ruhare muri aya mateka yavuzwe n'abatari bake? Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe. Bienvenue kwizera niko nitwa, iyi ni ITOHOZA TV Rwanda. Umubyinnyi ukunzwe cyane mu Rwanda Titi Brown yahishuye ko mu minsi yashize yahuye n'ikibazo gikomeye cy'agahinda gakabije cyatewe n'uruhererekane rw'ibibazo birimo urukundo, ubuzima ndetse n'ubukene. N'ubuhamya bwatangaje abantu batari bake kuko benshi bamubonaga nk'umuntu uhora agaragara aseka kandi afite imbaraga, nyamara imbere mu mutima yarahanganye n'urugamba rukomeye rutari ruzwi na benshi. Ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru Titi Brown yavuze ko icyo gihe yumvaga ubuzima bumuremereye cyane, aho yagize ati agahinda gakabije kari kanyishe rwose, nagatewe n'urukundo, ubuzima ndetse n'ubukene. Aya magambo agaragaza ko n'abantu bazwi bashobora kunyura mu bihe bikomeye by'ihungabana n'agahinda nubwo hanze bagaragara nk'abantu bameze neza. Titi Brown yavuze ko nyuma y'igihe kinini ahanganye n'ibyo bibazo yaje kubasha kubitsinda agaruka mu buzima busanzwe. Yasobanuye ko mbere yo gusohora indirimbo ye nshya yise Urare yari amaze gukira rwose, aho yagize ati nakize mbere yo gukora indirimbo Urare. Nyine muri ibyo bihe navuze ni rwa rukundo nakundaga abakobwa reka ndukunda igihugu. Aya magambo agaragaza impinduka zikomeye yabonye mu mitekerereze ye, aho yahisemo gushyira imbere igihugu n'Imana ye aho gukomeza kubaho mu mibabaro ihanganye n'urukundo. Kuki atagishaka gusubira mu rukundo di? Abajijwe niba nyuma yo gukira yarabonye undi mukunzi cyangwa se niba yiteguye kongera gukunda, Titi Brown yasubije ko ibyo atabitekereza na gato, aho yagize ati si vuba rwose, urukundo nakundaga abakobwa nsigaye ndukunda igihugu. Aya magambo yasize benshi bibaza niba koko ibyamubayeho byaramusigiye igikomere gikomeye ku mutima. Nyambo Jesca se yaba afite uruhe ruhare muri ibi byose biri kuvugwa di? Mu myaka ishize amazina ya Titi Brown ndetse na Nyambo Jesca yakunze kuvugwa cyane muri uru rukundo rwabo. Nubwo bombi bakundaga kuvuga ko ari inshuti magara, amakuru yakomeje kuvuga ko bari mu rukundo, nyuma haza kuvugwa ko batandukanye burundu. Ariko kugeza ubu nta n'umwe muri bo wigeze asobanura mu buryo burambuye uko byagenze. Abajijwe niba Nyambo Jesca yaragize uruhare mu kumutera agahinda gakabije, Titi Brown yirinze kugira ibyo abivugaho cyangwa se abitangaza. Niyemeje cyangwa ngo abihakane, ahitamo kubireka, ntiyagira n'ikintu na kimwe abivugaho. Umuziki se wamubereye intangiriro nshyabaho. Ni mu gihe yari akiva muri ibyo bihe bikomeye, Titi Brown yafashe umwanzuro wo kwinjira mu muziki. Yahisemo gukora indirimbo zigaruka ku bwiza bw'u Rwanda, urukundo rw'igihugu ndetse n'umuco nyarwanda. Muri urwo rugendo niho havuyemo indirimbo ye nshya yise Urare. Yavuze ko ari imwe mu ndirimbo zifite ubutumwa bwimbitse kandi buremereye cyane. Uyu munsi kandi yatangiye umushinga wo guhuriza hamwe abahanzi bafite impano ariko batarabona amahirwe yo kumenyekana. Avuga ko ashaka kubafasha kubona urubuga rwo kwerekana impano zabo no gukomeza guteza imbere umuziki nyarwanda. Icyo gitekerezo rwose ni inyamibu. Iyi nkuru ya Titi Brown twibutsa ko ibibazo byo mu mutwe n'agahinda gakabije bishobora kugera ku muntu uwo ari we wese,
yabazwi cyangwa se ari uw'inyamagabe. None kandi harimo isomo rikomeye igaragaza ko umuntu ashobora kongera kwiyubaka iyo abonye intego nshya, agakomeza urugendo rw'ubuzima aho guheranwa n'ibyamubayeho. Ku bantu bahura n'ibibazo nk'ibi, inzego z'ubuzima zishishikariza gushaka ubufasha bw'abaganga cyangwa se abandi babifitemo ubumenyi aho kubugumana ari bonyine. Wowe ubitekerezaho iki? Ese utekereza ko urukundo n'ibibazo by'ubukungu bishobora kugeza umuntu ku gahinda gakabije nk'uko Titi Brown yabivuze? Andika igitekerezo cyawe mu mwanya w'ibitekerezo, tuganire gake gake twungurana ibitekerezo. Niba ukunda inkuru ziba ziri kuvugwa hirya no hino cyane cyane zerekeranye n'urukundo, kanda subscribe ku ITOHOZA TV Rwanda, ukandi n'akazogera kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bijye bikugeraho uri uwa mbere. Mwakoze cyane kuba wakurikiye iyi nkuru, tuzongera kubonana mu yindi video. Imana ibahe umugisha.